Babyeyi, inshuti, bavandimwe, inkoramutima za Nyagasani Kristo Yezu akuzwe. Nk'uko nabikomojeho mu nteruro y'iki gitambo cy'Ukaristiya, navugaga ko Yezu yadutumiye ngo atwigishe umugenzo mwiza wo guca bugufi, cyane cyane mu isengesho no mu zindi nzira za roho tunyuramo, ari nako aduhamagarira kureka ingeso mbi y'ubwirasi n'ubwibone. Kandi iyo witegereje neza ubona iyo ngeso irimo kugenda iyogoza iyi si yacu, habe mu bakuru ndetse no mu batoya. Niyo mpamvu inyigisho yo kuri iki cyumweru nayihaye umutwe ugira uti guca bugufi ni urufunguzo rw'umugisha. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande nashoboraga kuvuga ko ubwirasi butesha agaciro umwirasi n'umwibone uwo ari we wese, kandi bukamufungira imigisha myinshi. Nituza gutaha, dutahe wenda dusobanukiwe nuko guca bugufi ari urufunguzo rw'umugisha, ubundi uyu munsi biraba biduhagije. Ngisoma iyi vanjiri yo kuri iki cyumweru ndetse n'amasomo bijyanye, mu mutima wanjye hajemo indi mirongo nk'ibiri yo mu byanditswe bitagatifu ijyana kuri iyi ngingo turimo kuganiraho. Iyo mirongo tuyisanga mu gitabo cy'imigani, aho hamwe bagira bati ubwirasi bw'umuntu buzamutesha agaciro, naho ufite umutima wiyoroshya azakuzwa. Abashaka kubisoma mwabisanga mu gitabo cy'imigani, umutwe wa 29 umurongo wa 23. Hari rero n'undi murongo ugira uti ubwirasi bw'umutima bubanziriza kurimbuka, naho uzi kwicisha bugufi niwe uzakuzwa. Aya magambo yose meza atwereka ibyiza byo guca bugufi, akanatugayira, akanatwereka ububi bw'ubwirasi n'ubwibone. Ndahamya ko ari ifunguro ryiza ry'iki gitondo kuri iki cyumweru. Reka duhere ku kwikuza, kuko kwikuza ni kubi cyane. Ukwikuza no kwibona bidufungira imigisha myinshi cyane, habe hano ku isi ndetse no mu ijuru. Kuko ndetse bamwe bavuga ko ukwikuza ari intangiriro yo guhirima. Uwikuza wese kandi akihindura umwirasi, burya igihe cyo guhirima kiba kiri hafi. Ndavuga igihe cyo gusarura ibijyanye n'imirimo yakoze. Umwirasi uwo ari we wese bimurangirana nabi. Kwirata rero no kwikuza ni umuco mubi uhabanye n'ubupfura. Umuntu wikuza ni na wa wundi ukunda ikuzo mu bandi, niyo azi neza ko ntaryo akwiye.
ni nayo mpamvu burya uwikuza aranabeshya. Igihe cyose uzabisuzume, uwikuza agira ibinyoma, ahimba inkuru zabayeho n'izitabaho kugira ngo igihe cyose yumva ari mu birere, kandi mu by'ukuri ubuzima nyakuri arimo ntaho buhuriye n'uko we yitekereza cyangwa se yivuga mu bandi. Yishakira amakuzo ntayakwiye, ndetse iyo bibaye ngombwa akora n'ibindi bidakorwa kugira ngo agaragarize isi ko ari umuntu ukomeye cyane. Umuntu wikuza ahora ashaka kugaragaza ko ibiba byose, ibyakozwe byose ari we wabigizemo uruhare, haba ari mu muryango nta cyiza gikorwa kitamwitiriwe, haba ari mu kazi icyiza cyose gituruka kuri we. Uwo nguwo rero abagana mu nzira mbi cyane, kuko abagana mu nzira ivuga ngo byose bituruka kuri ye hanyuma bikarangirira kuri ye. Aya ni amagambo y'umwibone kandi birangira amuguye nabi cyane. Umuntu nk'uyu rero wikuza ntiyemera kundi hari icyo yageraho, ndetse aho bimubera ikibazo n'iyo undi agize icyo ageraho waharanira kugisenya, kuko aba yumva nta wundi bangana. Aho niho hava n'ishyari, aho niho hava n'urwangano. Niyo mpamvu akenshi tuvuga yuko icyaha cyo kwibona no kwikuza ari umuzi w'ibindi byaha byinshi, kuko hari ibindi byaha bigishamikiraho. Umuntu wikuza iyo azamuka akandagira abandi, iyo agize amahirwe isi ikamusekera, akagira amahirwe akagira ingazi azamuka cyangwa se inzego azamukaho, akenshi azamukira ku ntugu z'abandi, azamuka akandagira abandi. Ikintu yibagirwa ni kimwe, nuko uwo muhuye uzamuka mwongera guhura umanuka, kubera ko nta kuzamuka kutamanuka. Uwazamutse wese ageraho akamanuka. Uwibona rero iyo azamuka akagenda akandagira intugu z'abandi, reka mvuga intugu zonyine, iyo agize ibyago akamanuka agahura n'abo yasize batarazamuka bo bazamuka, iyo agize ibyago asanga nabo baraguze inkweto ndende. Kumukandagira biraryana cyane kandi ababazwa kurusha ibyo yakoze. Niyo mpamvu uyu mugenzo mubi cyane wo kwikuza, wo kwirarika ndetse no kwibona ari umugenzo mubi cyane, kuko ibihembo byawo, ndavuga ni ibihembo se kibi yitangira ubwe, no muri iyi si birangira tubibonye. Ariko ibyago tugira cyane nuko no mu ijuru ingaruka zabyo ari bibi cyane, kuko ziba zaradufungiye amayira y'imigisha myinshi ituruka mu ijuru. Mu ivanjiri y'uyu munsi dufite umwibone n'umwirasi. Baratubwira ngo yikomangaga ku gituza, baratubwira ngo yishyize imbere cyane maze asa nk'uwigereranya n'Imana. Baratubwira ngo niyo yagiye gusenga ntavuga ibye ahubwo avuga iby'abandi. Ngaba bibone, umwibone ntavuga ibye ahora avuga iby'abandi, kuko abandi nibo babi. Niyo agiye gusenga, mwamwumvise mu ivanjiri asenga avuga ngo yewe sinsa nk'abariya. Ariko si ubundi ntusa nk'abariya, n'ubundi ko Imana yakuremye wenyine, ukaba uri imbere y'Imana uri wenyine, abandi urabashakaho iki? Mwumvise isengesho rye ngo yewe ntabwo ndi umunyabyaha nk'uriya, ngo ndetse nkora ibi n'ibi,
ngo ntanga icyacumi cy'urwunguko, ibyiza byose akitaka. Burya umwibona arangwa no kwitaka, burya no mu isengesho nabwo aritaka. Kandi mwamwumvise mu ivanjiri y'uyu munsi, ubwibone ni ingeso mbi cyane. Impamvu mvuga ko budufungira amayira y'imigisha nuko nk'uko mwabyumvise no mu ivanjiri y'uyu munsi, nabyo birangira rwose Imana imwihakanye, Imana imwigijeyo, Imana itakiriye isengesho rye, ahubwo yakiriye isengesho ry'umukene tugiye kugeraho muri aka kanya. Impamvu rero ntinze kuri iyi ngingo ni ukugira ngo dusabe Imana iturinde ubwibone n'ubwirasi, iturinde ukwirarika imbere y'abandi, by'umwihariko imbere yayo. Kuko si ubundi mwene muntu ni iki? Mwene muntu ni ubusa. Impamvu mbitindaho cyane ni uko muntu w'iyi si yacu nawe asigaye agira icyo kibazo cyo kwibona, kwirata no kwirarika, kugera aho yumva yihagije ndetse n'Imana nta kimumariye. Imvugo z'ubu muzumvamo kwirarika, ngo iyo Mana dusenga nta kimaze, ngo baratubeshye batubwira Imana, ngo badutereye igihe batubwira Imana, ngo kandi iyo Mana nta kitumariye. Kubera kwirarika kwa muntu, hariho n'abateye mu binyejana byashize biyita abakemanzi, ngo bakemanga uruhare rw'Imana mu buzima bw'abantu. Bamwe bageraho bavuga ko yapfuye. Abazi filozofiya murabizi, hari abiteruye babwira bavuga ngo Imana yarapfuye, ngo abayisenga ntibazi ibyo bakora, ngo kuko iyo Mana yapfuye kera, ngo n'ibyayo ntabiriho. Ariko baribeshye cyane, baranatubeshya, kuko ubundi izo ni imbuto zo kwirata no kwirarika bya muntu, kandi aba yifungira imigisha myinshi. Reka wowe nanjye kuri iki cyumweru duce bugufi imbere y'Imana, twemere ko Imana ari inyabubasha, twemere ko Imana ari Imana, twebwe tukaba abantu, maze ubundi dushyire amavi yacu aba y'umutima n'ay'umubiri, dusenge kandi turemye Imana yaturemye. Aho niho hari ubuzima, ibindi baratubeshya. Aho niho hari ubusirimu, ibindi baratubeshya. Naho se guca bugufi byo biteye bite? Ubundi icyo ni nacyo nashakaga kwivugira uyu munsi, ngo twige guca bugufi imbere y'Imana, kuko ari urufunguzo rw'imigisha myinshi. Hari benshi baciye bugufi mu mateka yo gucungurwa kwa muntu, maze imigisha y'Imana ibatahaho. Baza Kewusi murabazi, baciye bugufi imbere ya Yezu, maze uwo munsi ataha iwabo. Ibisambo bibiri murabizi byabambanywe na Yezu, kimwe cyagize kiti Nyagasani, rwose wowe sinzi n'icyo baguhora, twe rwose n'ubundi dusanzwe turi abanyamabi, dusanzwe turi ibisambo, wowe urazira ubusa. Yaciye bugufi imbere ya Yezu, yaciye bugufi imbere y'Imana, maze uwo munsi abona urufunguzo rw'ijuru araritaha. Ngibi bimenyetso bikomeye ko guca bugufi ari urufunguzo rw'imigisha. Twamenye n'abandi benshi, abo muri iyi si, ari abo mu gihugu cyacu, ari abo mu miryango yacu, baciye bugufi maze ijuru rirakinguka. Icyo ni nacyo natwe dusabwa uyu munsi. Iyi vanjiri kandi nayo irabitubwira ko abaciye bugufi Imana ibumva. Ni nayo mpamvu uyu mukene w'uyu munsi kurusha uyu umusoresha, we yagiye kure y'Imana, ndetse ahagarara kure cyane mu rusengero, ntiyigaragaza nk'umuntu ukwiriye kujya imbere yayo, kubera ko yabonaga atabikwiye. Nuko aca bugufi yiyerekana uko ari. Ubundi guca bugufi imbere y'Imana ni ukwiyereka mu kuri kwacu, ni ukwiyereka uko duteye, ibyaha byacu ikabibona, ububi bwacu akabubona,
kuko ni naho ahera atwoza akatugira bashya. Guca bugufi rero byamubereye urufunguzo navuga rw'imigisha y'Imana, kandi na mwene Siraki arabitwemeza mu isomo rya mbere twumvise ngo isengesho ry'uwicisha bugufi ricengera mu bicu, ngo ntirihwema na gato kugeza ubwo rigera mu ijuru. Ngo isengesho ry'uwicisha bugufi ngo rishirwa ari uko rigeze kuri Uhoraho, ngandi ngo birangira ari uko Uhoraho amusuye ngo arenganure intungane. Uciye bugufi isengesho rye rirafata. Uyu munsi n'ujya imbere y'Imana uciye bugufi ukuri, mbese ni nka ya nzira ngufi ya Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, isengesho ryawe rurumvikana kandi ijuru rirakinguka, imigisha y'Imana igusesekareho. Uwampa Imana ikaduha iyo ngabire uyu munsi yo guca bugufi imbere yayo, tugaca bugufi imbere y'abantu, maze imigisha y'Imana ikadusesekaraho ubu n'iteka ryose. Amina.